FPR Inkotanyi imaze guhagarika jenoside no kubohora u Rwanda, yahisemo gushyiraho guverinoma y'ubumwe bw'abanyarwanda ihuriyemo n'amashyaka cyangwa ibice by'amashyaka bitari byarijanditse muri jenoside. Gusa ntabwo byatinze kugaragara mu bagize iyo guverinoma y'ubumwe ko bamwe muri bo barangwaga n'indimi ebyiri: ururimi rw'ubumwe mu nama ya guverinoma n'ururimi rw'amacakubiri mu ngo zabo cyangwa se hanze mu rubuga rugari rw'igihugu. Madamu Jeannette Kagame yasanze ari ngombwa kubanza kubaka urugo, gushinga ubumwe mu ngo z'abagize inama y'abaminisitiri, kugira ngo ubwo bumwe bwigishwa ababwigisha bahagurukire hamwe bajyane ubutumwa bumwe. Nibwo yatekereje anashyiraho Unity Club, intwararumuri. Byatumye umusaruro w'ubumwe n'ubwiyunge ukomera mu Rwanda. Urabona abanyarwanda nubwo nta byera ngo de, kuko ubumwe ni urugendo, ariko urugendo rugeze kure. Abanyarwanda barafatanya mu buzima bwose. Iyi gahunda y'ubumwe n'ubwiyunge bw'abanyarwanda yagejeje igihugu ku majyambere aratwa n'abanyarwanda ariko n'abanyamahanga, atangaza abanyamahanga.